Twibuka Afande Nicolas Kibinda, imyaka 29 irashize. Ese wigeze wumva ubutwari nyabwo? Ubwo umuntu ahitamo kubaho nta bwoba, akitanga byose ari ukugira ngo arwanirire akarengane. Ubutwari nk'ubwo ntabwo burangira. Biracyadutera ishema ndetse n'imbaraga. Uyu munsi turibuka Afande Nicolas Kibinda, intwari yacu yatanze ubuzima bwe arwana ku bwisanzure, ku butabera no ku kurengera abantu be kugeza ku munsi we wa nyuma. Ubutwari bwe budutera kwiyemeza, kudacika intege no gukunda abandi. Buri kimwe cyose yakoze cyerekana ko ubutwari butavugwa mu magambo, ahubwo buherereye mu bikorwa, mu guharanira ubwisanzure, ubutabera n'umutekano w'abaturage. Kwibuka intwari z'abanyamulenge mu butwari budashira. Mu mateka yacu hari intwari zagiye zigaragaza ubutwari budasanzwe mu kurengera ubwoko bwabo n'abaturage babo. Intwari nka Afande Nicolas Kibinda, General Makanika, Gisaro Umuhoza, Gakundi ndetse n'abandi benshi nka Mushishi, Muhindanyi, Gakerewa n'izindi ntwari. Bagiye imbere y'akaga nta bwoba, baharanira ubwisanzure n'ubutabera n'umutekano w'abaturage. Nk'uko Afande Nicolas yabaye urugero, aba bose batangije umurage w'ubutwari. Bakoze ibyo batashoboraga kwirengagiza, bahitamo kwirengagiza ibyabo kugira ngo abandi babeho. Ubutwari bwabo buracyadutera ishema kandi budusaba kwiyemeza gukomeza kurengera abantu bacu no guharanira ubwisanzure n'ubumwe. Ku butwari bwa Afande Nicolas Kibinda, yavutse ku itariki ya 27 mu kwezi kwa kane mu 1963. Yatangiye urugamba rwo kurengera abantu be mu 1991, asiga umuryango we n'ibyo yari atunze byose, ajya kwifatanya n'ingabo z'urugamba mu kurwanya akarengane no guharanira ubwisanzure. Yakoreye abantu be n'umwete n'ubwitange, kandi ibikorwa bye byagaragazaga umutima ukunda amahoro n'ubutabera. Mu 1996 yagiye kurengera abanyamulenge muri Zaire, aho yagwiriye ku rugamba Fizi. Arwana n'ubutwari n'urukundo rwinshi kugeza ku munsi wa nyuma. Ubutwari bwe bwatumye abantu benshi babona amahoro, kandi umurage we uracyamurika muri twe. Uyu munsi twibaza, ese turi gukora uko dushoboye kugira ngo dukomeze umurage wabo? Ese twirwanaho nk'uko babikoze? Ibi bibazo gusa ntibireba amateka, biradusaba kumva ko ubutwari bwabo butwigisha gukunda abandi no gukora ibyiza bya buri munsi. Tekereza uburyo yaharaniye abantu be, akitanga byose kandi nta bwoba. Iyo dutekereje kuri Nicolas, twumva umutima wacu wuzuye ishema n'icyizere. Ese wowe wakora iki ku bwitange nk'ubu? Humeka kandi utuze ku magambo akomeye. Ubutwari bwe ntibuvugwa mu magambo gusa, ahubwo bufite ingaruka ku mibereho y'abantu benshi. Ubuzima bwe n'ubutwari bwe byatumye abantu benshi babona amahoro, kandi umurage uracyahumeka muri twe. Ikibazo twakabaye twibaza ni, mu rugamba rw'ingirakamaro ibyo barwaniriye byagezweho? Haracyari bikiri gukorwa? Abasore n'abangavu bari hirya no hino ku isi batekereza iki kuri twirwaneho? Ibi bibazo ntibireba gusa amateka, biradusaba kumva ko ubutwari bwa Afande Nicolas butwigisha gukunda abandi no gukora ibyiza bya buri munsi. Ni isomo ryo gukunda igihugu, gukunda abantu bacu no guharanira ukuri n'ubumwe. Dusoza, twese turababyiruka, dufite inshingano yo gukomeza umurage w'intwari zacu. Tugomba gukomeza kwirwanaho gukundana no kubaka umuryango n'abaturage bacu mu kuri no mu bumwe. Nicyo kintu twibuka kuri Afande Nicolas Kibinda n'izindi ntwari zacu, maze ibikorwa byabo bidusigira isomo ryo gukunda abandi no gukora ibyiza. Ubutwari bwabo buzakomeza kudutera ishema no kutwibutsa ko ubwigenge n'umutekano by'abaturage bitaboneka mu magambo gusa, ahubwo bitangwa n'ibikorwa n'ubwitange.